basubize gesa neza mana yaragusize kabisa ko ntacyo utakoze nyine ntagira none imisatsi we ariko nizere kuri bumwe amafaranga nkaza gusura muri salo muzi n'icyabuze hano kwa Mari ikibazo ni ukugera ndumva mfite ubumenyi nibwo bwakwishe abaza kunegera akamoto ari ikibazo se icyo washaka cyose ariko umunsi w'ejo wagenze neza urabyibuka uzongera usohokane naje twe twaragiye tubipanga ahubwo ryari nshobora kuvuga n'ubu tugiye reka turebe oya wapi ubungubu ntabwo byakunda agiye gusura umushuti wanjye ahubwo tuzahagiye muri weekend kwa gatanu tuzagiye kwa gatanu ariko ntafite ufite akabiri kanyereye nshatse ngafite ubwako bazakuntwara ndetse uzantwara kuza ibigabo biri hano hanze muri ibigabo se ibigabo none ntabihekare bo byazana kandi ntabihekare cyane cyo gukundira rwose reka ntabagabo se babana shubi erega kuri iyi si nta reka nabandi mugabo nashaka atari nubwo nakora ibyo uzi yuko iyo ndi kugenda mu nzira ibitekerezo birimo gutekereza none se ubu byango bigiye atari iwanjye nyine ugomba kuntekereza no mu nzozi no mva no mu maraso hose umva ugomba kuza hari igihe ndeba nk'umukobwa mwahindukira gutya umureba kuko uba umureba w'icyo ubona so wagenda mu muhanda uhumurije nawe utareba ariko nareba nkabona sha nawe ukuri reka nawe dusa kuri iyi si niyo ndebye mbona nawe ubwo bukobwa rero ureba nawe aho nawe ushatse kugira ngo mu mutima wawe ngiye ujya uhagaze ese ubu ni ukuvuga ko wagenda mu muhanda uhumurije ntangiye kuntera ubwoba yuko mbareba nkabona nawe ukuruta gusa buri ntabwo uri kubyumva ibyo ngibyo byo kubareba byo ubundi wamenye ko nta wundi uta tuzajya n'abareba wajyana mu muhanda utarimo kurebamo none se wowe uzi gute shaki bisa neza murabona se ndimeze mbona nawe umeze neza nsigaye nkumurikira nsigaye warakeye nyine ntabwo wari umenya ibyo mvuze ndabona na kagakara rwose karagenda kagabanyuka niko uri kubibona se ngenda nkurikirwa n'inzobe yawe none ngenda nyine nanjye ngiye kubera ko ngenda mbi inzobe ngenda nkumurikira shagenda mariko warishakiye kabisa n'abandi bose bacumbikiye ahubwo shire mva kubihire ni nyine ugiye kumpa ayo mafaranga uraza kuyakirira kuri fone nyine uraza kumeza amafaranga yo gutega akamoto urumva nayo kujya muri salo hanyuma ngiye kujya kureba umushuti wanjye Emma akoze sha Emma ubundi wazamubwira kugaruka kudusura ko nabonye ari umwana mwiza ahubwo nyine ngiye kugenda ndaza kumubwira ahubwo azaze kudusura azabona ko azadusura ubona se atari umwana mwiza ni umwana mwiza ntacyo atwaye n'inshuti yanjye ufite inshuti nziza pe ahubwo ngiye kujya kumureba ahubwo ngiye kumaza guca muri salo kugira ngo atarinyuzamo nindangiza ngenda kiriraho mwicumi kuri ya kode yanjye arabahagije ari kumva nta kibazo ufite ayumva nta kibazo arabahagije ntabindi kandi neza kwitegura ngende urebe ko urumva mfitemo akantu k'ubunebwe sinagiraho n'amaguru kuri ya kode yawe hano kuri ya kode yanjye nari baby kandi unsurize Emma wabyumvishe Mutoko wicaye wenyine se none se wamunoze ngo nanicarana nande bari kubundi icara dose adari bwo ngeze hanze kuba wicaye kajya gushaka agatebe aha yewe no kubwira amakuru yanyu maze iminsi ntazi yo maze iminsi narababuze musigaye mubayo
umusatsi wikoreye tutarajya muri salsa kandi ubundi nzi ko tujyayo sha yewe aha kanana yari macyaha amafaranga mufite mu rugo ko mwagiye mureka kwipfuragura yari makeya umaze uteze shase ko meze neza nanjye muri iyi minsi meze neza nta kibazo nabize no muri ka kazi kari kugenda neza ndi kugenda mbara udufaranga duke duke wanyigurije uguriza amafaranga wowe n'amafaranga yose ufite mu rugo cyangwa ukandangira n'ahantu bagura kuri imisatsi wumve ndaguha igihumbi cyiza maze ndabikintu ukwazi ubundi se wagukoze iki bari ariko se wabugane nagukoze iki nanjye wanjye warananiye mba nawuziritse ese andi makuru asanzwe amakuru asanzwe nta kibazo yawe nawe uri gukomeza kumva wishimiye kuba uri wenyine wagize ugashaka akanadutamo byo gushaka rero buriya ibintu by'abagabo nabonye ntabwo nabishobora n'amaze urugo ni rwiza ntabwo umeze nabi yega ariko ndawe warahiriwe ariko hari abandi ureba rero nawe wahirwa ibintu byose ni ukubitegura umuntu ntabwo najya gushaka umugabo ngewe nta mafaranga mfite nshaka kubanza gushaka amafaranga ku buryo nzashaka umugabo ufite amafaranga yanjye nta kintu ndi bumwake cyakoze anyunganira akampa dukeya wenda ku ruhande ariko mvuga ngo nimba nshaka kujya muri salo sigomba kumwaka amafaranga sange rero ndayamwaka ziyamwaka kubera iki kandi nawe nzi gukora ese niba bayafite ubundi ayo banywera ni makeya ati ngomba kuyamwaka wenda nabi ariko ubundi wa mugani we nta nubwo muheruka umugabo wawe asigaye abaye ko ubundi yajyaga aza gukunda guca iwanjye agiye ku kabari ntabwo ajya nsura ahubwo hari waramubujije umugabo baramufunga n'umwana umugabo ntabwo bamufunga ntabwo ari nk'umwana pe ubwo rero ese niba wenda akeka niba yarazaga kugusaba wenda akaba atakiza naho ubundi se aba yiga uribuka cyagiye mucaho mvuye ku isoko tugahurira hariya hepfo nibwo muheruka cyane ubwo muheruka cyangwa yararwaye nta kibazo afite ahubwo nuko aba yigiriye mu kazi ahubwo nzamutuhurize n'aba hari nyine afite wowe nyine atakoze nzakubwira nyine uzaze udusure cyangwa se tuze ariko wazaza ukadusura nta kibazo nzagaruka mbasure n'ubundi mwebwe mwaranze kunsura ntabwo ari ukubyanga mbona ahugiye mu tuntu twinshi ariko wari umeze neza ndabona unaryoshye rwose ntambaye igikoma cyangwa icyayi nk'inywera aho hano habuze iki ubu ntabwo muragitekana ko nyine biba bihari mubiteka ako kanya mugahita bishirira umuntu yanagitegura ariko ahubwo hari igihe mbyuka ntaba ari bunywe igikoma ntaba rero naraye ntatetse icyayi nkabyuka nigenda kigahita gushya yagiye urabona igihe tumaze mubanye bakiri mubyara akana kajya kaba mu rugo mbanza gushaka amafaranga kugira ngo umwana azavuke yose umwana umwe azabananira azavuke erega ibintu by'ubu byose byarahenze nyine avuke suzi ko ubu ngubu uri nk'akana kari gukinanga urumva byaba atari byiza nase ninde wabyanga ariko nanone kugira ngo umubyare nta by'igihe tuzamubonera nabyo ni ikibazo ariko nyine byose biri imbere gakeya cyane abinyuze aha ngaha rero ndumva mukumbuye ndavuga ngo kaze murebe ko uhari musuhuze nabonaga warabuze nanjye ubu ngubu nyine nanjye nari ndi gukomeza nari mvuye mu kazi ngiye muri poze ngo ninza kugaruka cyangwa se n'uwongera guca hariya iwanyu uzansuhuza ariko ukagenda utansuhuza nzagusuhuza ariko nyine nawe naba afite ofu nzakuguriza udusura nawe cyane kuri pe nzaza kubasura kandi ndamusuhurize ndamusuhuza cyane umubwire ko mukumbuye haguruka nangarekeza ariko mubwire ko umukumbuye ndanamukumbuye ariko ndamubwira nta kibazo uzaza
gakeye umeze ute Ibitotsi byanjye gukura n'ingaruza. yesu we nese urarwaye ufite ikihe kibazo Cyangwa mfite ibitotsi. Aho imanza we. neste Sawa bite. nihaye karibu Nari. Yari ko mu rugo hari. okay Mfite ibitotsi bya hatari. Nase ko utambwiye bazumbe. Aretse kuba ndikira ibitotsi byanjye. ese ubundi waje nakubwira Urumva nawe. Somenye. Ntabwo umuntu uhura mu bitotsi mwana yanjye. Nyine n'ibisanzwe ariko ntabwo umuntu uhura mu bitotsi. Ubuze ndetse butugeze byari we. Ko bwakeye. Yaba nze kubyuka ntiyeke saa sita ndabona zigeze we. okay ariko bimeze neza Amakuru mashya asubya neza. Nawe nzi ko nawe ubyuka unateka saa sita zageze. Kuruhuza kureba ibyo uri kunyandikira se. ego umugabo se nizere ko nawe ameze neza nta kibazo Umeze neza n'ubwo unyandikira. Nyine rero ubu nari nzi ko ari buze saa sita nunageza ukajya ngo baragutereta we ntabwo bazi ko uri umumama yari ari kumbwira ngo yari buze kurya saa sita. Ariko ntabwo akije ubwo nyine negereye amahirwe sindanateka. okay Nateka ibyanjye njyenyine reka nzi ko ari buze. yego rero nanjye nayiciye hano kugira ngo nsuhuze Shaka ubwo wakoze pe. Nanjye ejo nzaza kukureba ariko. yego Ejo nzaza kukureba. nta kibazo nagenda Njyewe ubu ngubu ngize amahirwe ubwo atari buze ngiye kubona nisinzire ndabiga ku mugoroba. Wenda ndateka kare ku mugoroba kugira ngo bose akabyara. Naho ubu ngubu umva mwana yanjye afite ibitotsi ngiye kumanza musinzire. sawa rero Urakoze kunsuhuza. Ngiye ko nkomeze niryamire mwana nifite ibitotsi ntabwo mba ndimo. Chérie, 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 sishaka umuhamagara n'umusheri ufite ikihe kibazo? Nta kibazo mfite. Ese si byatsi. Urayisha se ko numva Ntabwo byari byahashye wowe hari umuntu wansabye udufoto twanjye nawe twandikamo. N'ibisaro by'ikimani ngo ngorere ko nshobora. Ntabwo cyumva ko nshobora. Ibiryo nyine biri kubira biri no bigenda gushya ariko nyine ntagasoro batomba kagara igikunda kugura. Nkaho ugira tubuke ndumva muremeze nawe. Si byo twite ati. Hari bikangende ariko nturambirwe. Ntabwo ndi Mbega tebuka rwose. Ntabwo ndi butinda ndi. Nutinda nkaguhamagara. Oya ntabwo ntinda ndatebuka. Umugore nawe rwose. Injira nabi. ariko wowe buri gihe nsanga uri wenyine umugore aba yagiye Umurakomera. Agiye hara hepfo ku muhanda aho tunagiye guhaha. Gusa ubu arasanga udahari nk'inshuti yawe ngo aguhahire. Wowe nari mvuye hariya haruguru nagiye kureba y'umushuti wanjye wari waranyambuye mvuye kumwishyuza ariko aratubaye yaba yarwaye amafaranga. meze bite Fresh. Nise ya business twapanze. Utari kumbwira nyine ko kuwambwira uraza kundeba nkakura cyagenze haje nsanga hakinze sinzana wawe wagiye. wenda nagiye kwa muganga maze iminsi ndwaye utugiripe turenda kunyica. Ese nyine hari ukuntu ahantu twapanga tugahurira ntabwo hakorera amafaranga nyine waba ushaka. Nta kibazo ahubwo ukabwereka akantu nshaka ko ahantu nakwimukira wenda Waba ushaka kwimukira hehe? mbwire nimba byaba ari byo reba nk'aha hantu ahantu ko mbona hari umujyi umeze neza. urabona mbonye nk'aha hantu n'utu dutebe turimo byamfasha
Kibura n'iki se kubura iki? Ni kubura amafaranga yonyine naho ubundi ibintu byose. Rero ikintu kijyanye n'amafaranga ntureba. Ndaza kuza kuguhamagara nimugoroba. Tujye hano tuhurire. Tumuganye gahunda ibintu bimeze neza. Sibyo? Tubipanga yuzure. Yo kurangura n'akantu. Umunsi ndamako kantu ndumva gripe zarangije. N'amashusho kumeruka. Umuntu mwiza nkawe gutyo koko wahura n'umuntu umuganira gusa nta kintu murimo gufata. Ndaza kukuvugisha nimugoroba tureba hano turi buze gusohokera nyine tunaganire dupange business turi twenyine rega nta muntu urimo kutwumva. Sibyo? Nta kibazo none se umugore aba yagiye ko namushakaga hari udufaranga nawe yarandimo ndikakusanya udufaranga nshaka kujya kurangura utundi tuntu. Yarafite udufaranga. Yarafite udufaranga cyeka nibaye byiza uko atumva wenda byamfasha ndashaka kujya kurangura utuntu twanshiranye. Yarafite yangahe? Afite 2,500. 2,500. 2,500 ra? Faranga. Ni yarimo 2,500 rwose. Cyari kanze mite nko kwita ahubwo nk'agatara naho ngaho rero utundi tubu. 3 yose. Naye. Abo ngire ni mbere. Ego. Bimeze bite? Soto. Biteze. Batandase mwahuje imitwe n'iki? Nari hano nje kugusuhuza nari nje kumubwira ngo kukonsuhuza nkasanga bameze mu nari kwandika nimero ngo amuhe amafaranga nari nje kureba yayaguhaye se nibyo nari ndi gukora nyine yaragiye kumanira ndabona banampamagaye rero akabaye se baguhamagara se uko ngeze hano narampamagaye reka ngende ariko wowe uze kugaruka dufitanye gahunda y'umugoroba sibyo uze kuza kangende niwiga munsezeraho nta kibazo uze kuza gusezera se kandi uvuze ngo nitugusezera nimumerekeze Kiri wanjye. oya wimfata